Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 13. Umuntu wese agandukira abatware bamutwara, kuko nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Abatware si abo gutinywa n'abakora ibyiza, keretse abakora nabi. Mbese ushaka kudatinya umutware? Kora neza, nawe azagushima, kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza. Ariko nukora nabi utinye, kuko adatwarira inkota ubusa. Ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya uwukora nabi. Nicyo gituma ukwiriye kuganduka utabitewe no gutinya umujinya gusa, ahubwo ubyemejwe n'umutima uhana. Nicyo gituma musora, kuko abatware ari abagaragu b'Imana bitangiye gukora uwo murimo. Mwishyure bose ibibakwiriye, abasoresha mubasorere, abahinisha mubahinire, abo gutinywa mubatinye, n'abo kubahwa mububahe. Ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi aba ashohoje amategeko. Kuko ibi ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze, n'ayandi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambaye Umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza.